Izindi mfatiro Abakorinto ba mbere igice cya 3:11 kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rigaragaza mu buryo bweruye ko urufatiro rw'umurimo w'Imana cyangwa se rw'itorero atari ikiremwa icyo ari cyo cyose, ahubwo ari Kristo ubwe ari we rutare ryubatseho. Kuva kera kose Imana yagiye ishaka ko abantu yaremye baba ari ubwayo batumbira bakayubakaho kwizera kwabo n'ibyiringiro byabo. Kuva kera kose yamye ishaka ko ari ubwayo bateraniraho. Iti munteranirizeho abakunzi banjye basezeranishije nanjye isezerano ibitambo. Zaburi ya 50:5. Ariko icyo cyifuzo cyagiye kibangamirwa n'imigenzereze akenshi ishingiye kuri kamere yacu yandujwe n'icyaha. Uhereye ku bigirwamana bifatika ukagera ku badayimoni ndetse n'abantu ubwabo, ibyagiye bishaka gufata umwanya w'Imana mu buzima bw'abantu bayo ni byinshi. Ba data bacumuraga bagakora ibyangwa n'Uwiteka Imana yacu, bakayimura bagahindukira bagakura amaso ku buturo bw'Uwiteka bakabutera umugongo. Ngoma za kabiri igice cya 29:6. Bimura Uwiteka Imana y'abasekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa, bakurikira izindi mana z'abanyamahanga babakikije bakazipfukamira bakarakaza Uwiteka. Abacamanza igice cya 2:12. Umwami Dariyo nawe yashatse gusengwa nk'Imana. Daniel igice cya 6:7-10. Bibiliya yera itubwira ko imperuka izarindiza abantu bagisenga ibindi bitari Imana nyamana. Nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago ntibarakihana imirimo y'intoki zabo ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda. Ibyahishuwe igice cya 9:20. Gushaka gusimbuza Imana ibindi bitariyo by'uburyo butandukanye, ijambo ry'Imana ritubwira ko biba muri kamere yacu. Abagalati igice cya 5:19. Kubwo gutandukana n'Imana, kamere yacu ishaka kureba cyane ku byaremwe kuruta ku Muremyi. No mu itorero rya Kristo ibyo byagiye bibaho ndetse bikabyara intambara n'akarengane bikomeye. Ni kenshi dusa n'abashaka gusimbuza Kristo ibindi, birimo n'abantu akoresheje cyangwa nabo ubwabo bagashaka gusa n'abamusimbura mu mibereho y'abantu be, nubwo kenshi biterurwa muri ayo magambo. Hari ubwo kenshi bigaragarira mu mazina abantu biyita kugira ngo baheshe icyubahiro kirenze icy'abandi mu bwoko bw'Imana bitewe n'impano runaka cyangwa se imyanya bafite. Hari ubwo imirimo Imana ikoresheje bamwe bashaka kuyitirirwa nk'aho ari bo ubwabo bayikoze. Ibyo bijya bigera ubwo abizera bareka kwitirirwa izina rya Yesu Kristo bagatangira kwitirirwa no kwishimira irindi kubw'impamvu zitandukanye. Ibyo nibyo byabaye mu itorero ry'i Korinto, bamwe batangira kwiyitirira abababwirije ubutumwa bwiza n'ababigishije ijambo ry'Imana, maze Pawulo abandikira bacyaha. Ubwo umuntu umwe avuga ati jyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati jyeweho ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri aba kamere? Mbese ye Apolo ni iki kandi Pawulo ni iki? Si abagaragu batumye mwizera nk'uko Imana yabahaye umurimo? Abakorinto ba mbere igice cya 3:4-5. Yakomeje abahugura ababwira ko abagaragu ba Kristo bahwanye kandi ko nta rundi rufatiro rukwiye gushyirwaho rutari Kristo ubwe. Uwo mutima wo kugarura abakristo ku rufatiro nyakuri mu gihe batangiye kuduha icyubahiro cya Kristo mu itorero rye ntabwo igirwa na bose mu nzu ye. Hari ubwo kenshi birangira umuntu yishimiye guhabwa icyubahiro kirenze icy'umugaragu mu nzu y'Imana, ndetse umurimo wayo akaba ari we witirirwa, agasigara ari nkawe rufatiro rwawo, abantu bakaba ari we batumbira mu cyimbo cya Kristo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko uwo ari wo mutima wa Antikristo kandi ko ba Antikristo benshi bamaze kuza. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Abatesalonike ba kabiri igice cya 2:4. Niwo mutima Satani yagize akiri mu ijuru, bituma acibwa, ariko ajya ashaka kuwuteza n'abandi bagaragu b'Imana kugira ngo nabo bacibwe nkawe, kandi abaguye muri uwo mutego ni benshi. Umwami Yesu yahuguye abigishwa be abihanangiriza kutazigera bashaka gufata umwanya w'Imana mu mibereho y'abantu bayo, ariko itorero rya Kristo ntabwo ryagendeye iteka muri izo nyigisho, ahubwo ni kenshi abizera bagiye bisanga ku zindi mfatiro zitari Kristo. Matayo igice cya 23:8-10. Muri iyi minsi ya nyuma ubwo Kristo azeza itorero rye, kimwe mu byo azakora gikomeye ni ugusenya izindi mfatiro zose zamusimbuye mu bwoko bwe, akagarura itorero rye ku rutare aho umwanzi adashobora kurirwanya ngo arishobore. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa kuko ari ibyaremwe, kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. Nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha tuyitinya. Abaheburayo igice cya 12:27-28. Dusenga. Mwami Yesu, mpagora nubatse kuri wowe, undinde kuyobera ku zindi mfatiro ziremeshwa, mu izina ryawe Yesu.